Bibiliya rero umuntu ashobora kwisobanuza amarangamutima ye cyangwa agakata agace kamwe k'umurongo akagasobanura uko abyumva. Ntabwo Imana ishukana. Ikiganiro yakoreye kuri Big Town yagikoranye na Bakti avuga ko wowe utari umuhanuzi, avuga ko ari we muhanuzi mpuzamahanga. Ntacyo nyine urabyemera ko nawe ari wewe? Ni umuhanuzi mpuzamahanga. Ntacyo sibyo. Hanyuma jewe sindi umuhanuzi. Ibyo urabyemera? Ibyo yavuze ni ukuri. Ni umunyembaraga. Jewe ndi umunyantege nke. Ibi bintu ko abantu benshi bari kuvuga ngo wenda ubwo ubuhanuzi bwa Pastor Claude bwanze butari gukunda n'ibiki, bamwe bagiye bavuga ati nigendere yisangire Salongo bagiye kwikorera bawe abavuzi gakondo cyangwa se yibera umupfumu. Nawe wamwoherezayo? Yagiye ntabwo nakumwohereza kuba umupfumu. Namwohereza gusenga kuko ashaka kuba umuhanuzi. Imana ikamuha ubuhanuzi. Ari yubatse Samu maze imyaka myinshi abantu bama amaturo. Nanabwire nababandi bavuzana amaudio ngo bampaye amaturo. Nanjye ndamufite. Ibyo simbizi. Ndamufite wambwiye ko yaguhaye ituro. Ibyo simbizi. Wakeneye umugabo. None se ntatama ituro ararihana. Wakeneye umugabo ariko amaso yaheze mu kirere. Ntatama ituro ararihana. Ahubwo ikimenyetso akeneye umugabo nawe ukeneye umugore kandi message yayikoherereje. Ubwo se urumva ahubwo ibimenyetso atatangiye kubibona. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV ndetse n'abayongwe TV. Gira ngo umuntu dukurikiye ajye kuri Yongwe TV ni channel inyuraho ibiganiro byanyuze kuri televiziyo ndetse ikananyuraho n'ibindi biganiro bindi bisanzwe. Abantu bagiho rwose ari ibiganiro byiza cyane, bakore subscribe kugira ngo dukomeze urugendo. Nitwa Samu Gakire, ndakomeje urugendo rwanjye n'ubundi meze neza cyane kandi ndi mu mavuta. Ndi kumwe na Maris ndetse na Mugisha, nibo bari ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Uyu munsi rongeye kugira ubuntu bwo kuganira n'umubyeyi n'umushumba wa Horeb Holy Church mu Rwanda, akaba n'umuyobozi wa televiziyo Yongwe TV, akaba n'umuhanuzi, akaba nanjye kuvuga ngo akaba n'umwinginzi, akaba n'umunyamasengesho, akaba ari n'umugabo wubatse ufite umudamu umwe ndetse n'abana 5. Yesu ashimwe. Abwe niki ko ndi umuhanuzi kindi wabwe niki ko ndi umwinginzi wenda iby'abana by'urabizi. Ariko reka tubiye ngo ahimbazwe cyane. Impamvu mvuze ko uri umuhanuzi nuko arabo njya numva wahanuriye byasohoye, gusa hari n'abakibitegereje. Icyo nicyo kimenyetso gusa cyerekana ko umuntu ari umuhanuzi, nuko hanura bigasohora. Abo bitare byasohora abo ngabo n'ubundi ubuhanuzi bwemera bwasohoye bafite inshingano yo gutegereza. Cyangwa nawe uzavuga kandi mu gutegereza naho habamo igisubizo. Cyangwa nawe uzavuga ko Imana yagushutse. Akamaro k'umuhanuzi ni uguhanura, ariko ntabwo akwiriye kurwana intambara zo kugira ngo busohore. Iyo ibintu bivuye ku Mana ukabivuga nta ruhare ugira kugira ngo bisohore. Imana ntabwo ishobora kugushuka. Imana ntabwo ishobora kugushuka. Imana ntiyagushuka, ntiyaguha ubuhanuzi. Ntabwo ndumva uwo yashutse. Claude ntabwo ndumva uwo yashutse kuko Imana ntishukana. Tugiye muri Bibiliya hari ijambo ry'Imana ejo bundi umukozi w'Imana yansomeye arambira ngo Uwiteka we waranshutse nanjye nemera gushukirwa. Nyine muri Bibiliya habamo menshi, habamwo amagambo atandukanye ariko yavuzwe mu gihe gitandukanye. Yeremiya ko bayitwa umuhanuzi yavuga ngo Uwiteka waranshutse nemera gushukika. Sibyo? Nta ibihe icyo gihe yararimo ntabwo ari byo bihe uwo ngo avuga ko yamushutse yararimo. Bibiliya rero umuntu ashobora kwisobanuza amarangamutima ye cyangwa akata agace kamwe k'umurongo akagasobanura uko abyumva. Ntabwo Imana ishukana. Ni ryari ubuhanuzi bushobora kudasohora? Ni ryari kandi bwavuye ku Mana?
igihe umuntu wese yishe isezerano yagiranye n'Imana. Bivuze ko rero urugero uri umukobwa Imana ikakubwira ngo nzagukorera ubukwe ukajya mu busambanyi. iyo ugiye mu busambanyi bagutera inda, Imana ikubwira ati nzakurinda urupfu, wuriye igiti ugasimbuka wapfa. Bisaba kugira ubwenge cyangwa guhagarara neza mu masezerano. Guhagarara mu masezerano kandi mu masezerano agasozwa no kugira ubwenge, ugakoresha ubwenge bukurimo. Ko ari n'ahandi bavuga ngo Imana irinda ijambo yavuze. Imana irinda ijambo yavuze. Iraririnda ikarisohoza, ariko n'uribwiye agira uruhare rwo kwirinda. Kurinda ijambo kugira ngo risohore, nawe ukagira uruhare rwo kwirinda. Kandi nukuvuga ngo nubundi mujya mwigisha ngo Imana igusha imvura mu murimo w'ababi n'abeza. Bivuze ko Imana itasohoreza ubuhanuzi umukiranutsi gusa, n'umunyabyaha yamusohoreza amasezerano. Hari iby'Imana ikora yavuze, hari n'ibindi biri mu nshingano zayo gukora. Irinda ababi n'abeza, igaburira ababi n'abeza, ibabarira abakiranutsi n'abanyabyaha, isohoreza amasezerano bose. Hari ibyo bita isezerano rero, hari n'ibikorwa. Hari iby'Imana ivuga ngo nzagukorera ibi, hari n'ibyo twebwe dukora Imana itavuze. Abapagani bakorera mu isi yo kwizera ko ibintu bikunda, abakristo bagakorera mu isi yo kwizera ko Imana yavuze. Hari ibintu rero, ibintu byose si ko Imana izabivuga. Ntabwo abantu bose bazajya mu Iburayi Imana yavuze. Hari abazi ko gusaba pasiporo, hari abazashaka amafaranga yabo bagiyeyo Imana itavuze. Hari abuzohereza umwana we kwiga, hari nyine Imana itavuze. Si ngombwa ko ibintu byose Imana ibivuga. Twe dusabwa kwizera, ariko ntidukora iby'Imana yavuze, dukora n'iby'Imana itavuze. Biterwa n'umubano cyangwa amakondisiyo ugenderaho mu Mana. Ushobora gufasha amasezerano gusohora wowe ubwawe. Amasezerano umuntu ashobora kuyafasha gusohora. Umuntu ashobora kugira uruhare runini rwo kugira ngo abafite uruhare rwo kugira ngo isezerano risohore. Ukabigiramo uruhare gute? Imana ikubwiye ngo uzacuruza, sibyo? Uragira uruhare rwo kujya gusaba ideni ucuruze, cyangwa se gutangira kuri duke ufite utangire gucuruza. Mbese urumva utaba ugize uruhare kugira ngo isezerano nutangira witwa umucuruzi. Umuntu yitwa umuhanuzi ari uko ibyo yahanuye bisohoye. Uri umuhanuzi. Yitwa umuhanuzi ari uko ibyo yahanuye bisohoye. Aptr Joseph Harerimana uzwi nka Yongwe n'umuhanuzi. Ngo Aptr umuhanuzi ntiyivuga, ntiyiyamamaza, ahubwo yamamazwa n'ibyo yahanuye. Sibyo? Umuhanuzi ntiyiyamamaza ngo gende umuhanuzi nimuze mwumve, ahubwo ibyo abo yahanuriye bigasohora bagenda bango twahuye n'umuhanuzi. Dushingiye ku by'Imana yagukoresheje, wavuga ko uri umuhanuzi? Ngo dushingiye ku by'Imana yagukoresheje, nagushubije ngo umuhanuzi ntabwo wumvise, ntabwo yivuga, ahubwo abo yahanuriye bagenda bati twahuye n'umuhanuzi. Nusi bamwe basanze Yesu bagiye bavuga ngo twahuye na Mesiya n'umuhanuzi. None ko abantu bakwita umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana mu kihe cyiciro? Haba umuririmbyi, haba uvuga butumwa? Ndi umukozi w'Imana mu byiciro byose, muri departoma byose. Nsanze hakeneye umudiyakoni nabo umudiyakoni, nsanze hakeneye evangeliste ndi evangeliste, nsanze hakeneye pasteur nzi gukora imirimo ya pastorale, nsanze hakeneye apostle bishop apostolique. Nsanze aho bakeneye guhanura wahanura. Nsanze ninje mu itorero rikeneye guhanura, Imana ikamu buhanuzi nahanura. Ntabwo ndi umukozi w'Imana muri departoma itabuguhaye. Inde Imana itabuguhaye. Nafata Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye, nabaha ibyanditswe byera nk'ubuhanuzi butavangiye, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. None ko muri iyi minsi usanga abarokore bamwe na bamwe guhanura babigira uturufu yo gushaka amafaranga, ukajya nk'ahantu Imana igutumye kubaburira cyangwa se kubabwira ati mwihane, wagerayo bakugaburira inkoko
ugahita utangira kubabwira ukuntu Imana ibahaye izindi modoka, ibahaye etaje, ugahindura ubuhanuzi. Ibyo ni ibimenyetso by'umuhanuzi ukennye ufite ibibazo. Ni n'ibimenyetso by'abashumba n'abapasitoro bakennye. Bashobora guhindura inyigisho bitewe n'abantu babonye imbere baje gusenga. Urakoze cyane. Hari ikibazo ungushije ku ntego yanjye y'ibyo nifuzaga kukubaza. Ese ubukene bushobora kubangamira impano y'ubuhanuzi y'umuntu cyangwa se yivuga butumwa bigatuma uteshuka? Ubukene butuma si impano yose. Ubukene buzimya abashumba bakazimya, buzimya abahanuzi bakazimya, buzimya abanyamasengesho bakazimya. Ubukene bugamburuza abantu benshi. Ni igihanda gihanda impano, cyangwa n'umwobo abanyempano bagwamo bagatakaza ibyiringiro, bagakora amakosa mu mwuka bishingiye ku bukene. Ubu nta bakozi b'Imana bahanura ibintu bizima bakennye. Ntabwo navuze ko abakozi b'Imana bahanura ibintu bizima batariho bakennye, ariko nabo ntibifuza kuba bakennye. Guhanura ibintu bizima ukennye ntiwifuza kuba umukene. Nahe makosa ubona ubukene bwakoresheje mu gihe wari umuhanuzi ugikennye? Nahe makosa ubona n'ubu ndakennye? N'ubu ndakennye, bibango ngikennye. N'ubu ndakennye. Ukennye iki? Ukennye iki? Ngo ukennye iki? Utangaza ubukene. Ibyo nkenye ntacyo byamara muri iki kiganiro. N'amabanga yanjye. Urakennye cyangwa urashima Imana? Urashima Imana. Naratatse. Ndi kurwana intambara yo kugera aho nshaka kugera. Iyo wicaye rero ngo warakize ntukira. Niyo wicaye gura umunyembaraga ntugira imbaraga. Niyo wicaye gura ashoboye ntushobora. Ndi kurwana intambara yo gukira, ndi no kurwana intambara yo gukomera, ndi no kurwana intambara yo gukomera mu mpano no mu muhamagaro. Ariko ubukene ni igihanda kigusha abantu benshi, kikabakoresha n'amakosa. Ni abantu bahera bavuga nibidakwiriye kugira ngo bamenyekane, wenda barebe ko inzira zafunguka. Ariko n'ubukire bushobora kugukoresha ya makosa, kuko dufite ingero nyinshi z'abantu. Ayo makosa nyine umukire yagwamo usanga atandukanye n'ayo umukene yagwamo. Ni ibintu bitandukanye. Amakosa umukire yagwamo mu mpano atandukanye n'amakosa umukene yagwamo. Umukene ashobora kwiba, umukire agasambana. Afite amafaranga. Usambana ntibuvuga amafaranga, bivuga kamere y'icyaha iri mu muntu. Ntabwo ubusambanya ari ubw'abakiri. Oya, kuko hari abatunzi bya mirenge batasambana. Nubwo ntaje gukora list, ariko nawe uzi bamwe mu bakozi b'Imana bari bameze neza mu murimo. Ari abavuga butumwa, ari abaririmbyi beza, ari abahanuzi beza, bakiri muri ubwo bukene. Imana yabagirira neza bamaze kubona amafaranga, akabona ko umudamu afite ashaje. Ariko kujya muri bwa busambanyi. None sibyo ntibyatewe n'amafaranga n'ubukire? Ntabwo twamenya amafaranga umuntu urwego rw'amafaranga umuntu yagira rukamuhesha uburenganzira bwo kubona umugore we babyaranye badakwiranye. Ayo si amafaranga, ahubwo ni ubuyobe buba bwinjiye mu muntu n'urukundo ruba rwarangiye. Nta mafaranga nagira yatuma mama w'abana banjye mbona ko atankwiriye. Nta nayo nawe akwiriye kugira yabona ko nakwiriye kuba umugabo we. Aho haba hinjiye icyaha kikamunga urukundo rugashira mu bantu, umuntu agatangira kubona ko badakwiriye. Nizo kese ziriho z'abantu bashobora kubona amafaranga koko ibyo akumva ko akwiriye gukora ku divorce, akumva ko akwiriye kongera akumva ko urwo rwego nyine kugira ngo akore muri urwo rwego ko ari byo akwiye guhindura, ariko sibyo. Ntabwo ariko bimeze cyane. Ndaza kugendera, ntago ndi bujye kure n'ubundi y'ibintu biri ku mihanda, ko twebwe nubwo wenda tuba turi kuvuga ku ijambo ry'Imana ku murimo w'Imana, ariko n'ubundi tubihuza n'ibiri kuvugwa. Pastor Claude ninde kuri wowe? Ni muntu ki umufata ute? Pastor Claude umufata ute? Ubu se usanzwe umufata ute? Ni uwuhe? Wa mupasiteri wahanuye ibintu bigiye gusohora akaboraho gato. Ya ntabwo akiri pasitoro. Ibyo yavuze ko nibidasohora atakiri pasiteri, igihe nzamwita pasiteri yongeye kwimikwa cyangwa gusaba imbabazi. Mbere yo guhanura buriya buhanuzi kandi yari inshuti yawe. Mbere yo guhanura buriya buhanuzi yari inshuti yawe. Ntabwo yigeze aba inshuti yanjye. Ibyo nibyo mwubaka. Mwahuriye mu biganiro.
ibyo mwubaka buriya unagenzuye ibiganiro twakoranye sibyo nta minsi myinshi nawe ubwawe urabizi ko twagiye duhura iminsi hari ibyo mwagiye mukorana mumeze nk'abari rimwe kabiri yego ariko nyuma yaho mwaje guhuza yewe ntabwo nuba ku rwego rwo kwangana n'abantu sibyo ntabwo nuba ku rwego rwo kwangana n'abantu nuba ku rwego rwo kubana n'abantu sibyo iyo uvuze ngo umuntu ni inshuti rero kumva ko ari umuntu muhura mugasangira kumva ko ari umuntu musurana mu miryango umenya aho yiriwe naho yaraye n'ibyo yiriwemo twigeze dukora ikiganiro bwashize bitarimo aba ari umuntu muziranye ntabwo aba ari inshuti yawe twigeze dukora ikiganiro bwashize urambwira ati ndi gushaka by the way wenda nuko ntabikubaje ariko turaza kubibwira abantu Holy Church itorero ryawe n'ubundi ryongeye gutangira guterana nyuma ya covid aba bakristo bari gusengera ahantu bita muri ararume bwo turaza kubabwira iminsi ryari warambwiye ngo impamvu nyinshi zatumye wongera kugarura itorero harimo ko abantu bari baragiye batatana ikindi unavuga ko hari uburyo uri gushaka ko bano bakozi b'Imana biswe abo kuri YouTube byibuza wajya ubaha umwanya bakaza kubwiriza imbona nkubone cyangwa kubwiriza mu iteraniro ryawe mu rusengero rwawe ubwo yo turebye abo bantu babaga kuri YouTube duhita tubabona ko na Claude yabagamo none ntabwo Claude wamubonaga nk'umuntu byibuza ukorera Imana nubwo wenda yaba yaratannye reka tuvuge ko ashobora kuba yaratannye simbizi uburyo wenda abantu babifatanye ntago njajinga ntago ndi umucamanza nubwo yaba yaratannye ntago mbere wigeze ubona ari umukozi w'Imana ntabwo umuntu yinjira mu rusengero ngo uvuze induru urusengero n'urw'abatanywe n'abari mu murongo abakiranutsi n'abanyabyaha ariko kuba itorero rebu turi gusenga twarashyizeho amateraniro kuwa gatatu hano kuri ararume center kuva saa 3 kugeza saa 10 ni gahunda kushyiraho izo gahunda ni impamvu ebyiri zabiteye tugira ikiganiro cyitwa The Rise gikurikirwa n'abantu benshi ni cyanjye cyitwa idigiri mini dig abantu bakaza kuri televiziyo ari benshi bakenewe ko tubafasha mu bibazo tubangwa aba bantu batonda umurongo baza televiziyo ni ikigo ntabwo ari urusengero reka tubateranyiriza ahantu ku bufatanye bw'ibyo biganiro byacu tujye tubakira tubasengere bibiho n'undi muntu wese ukeneye guhembuka akaza kugira ngo twubake ubwami bw'Imana ni umunsi umwe gusa mu cyumweru aho rero ku umuntu wese uje gusenga yaza ariko niyo umuntu aje kugira ngo umuntu yurire uruhimbi tugomba kubanza kureba ko afite ubuhamya butuma tumuha guhagarara imbere y'abantu kabiri tukareba ko afite icyo abona si umuntu wese impamvu nari mbibaje gutyo hari nigeze mvugana na Claude arambwira ati kutaje mushuti wawe ko yafunguye amateraniro ko narindi yo ko nanabwirije kuba yaza sibyo kuba yaza kandi wanamuhaye agatuti asabye no gusuhuza wamuhuga suhuza sibyo wamuhuga suhuza ntiwamutera amabuye ntacyo byari bitwaye wahaye umuntu agatuti ibyo ntacyo byari bitwaye ntabwo ariko ushobora guha umuntu agatuti utamwizeye utazi ko afite ibyo agiye kugaburira wagira ngo ubundi ni umunyarwanda mugenzi wanjye umunyarwanda kandi ufite ibyo yaha abantu agiye imbere ni umunyarwanda kandi yabishatse yabihaye umwanya ibyo yavuga yabivuga afite abakunzi bamwumva ibyo rero ntabwo twabitindaho ubaye waramushidikanya ariko ubaye wari kuba wamushidikanyaho ntago wamushyira imbere ega hari igihe ibintu biba byinshi kavuti kabona noneho kwihangana n'isi ibintu byose ni pa indege ubwa mbere yarajigwa ku kibuga Rubavu barayireka irigendera bwa kabiri garukira mu kirere barayireka irigendera bwa gatatu isubirayo yakumuriro nese niyahaguye si igitangaza rero cyuko umuntu ashobora guhagarara ku ruhimbi akavuga ugaceceka akongera ugaceceka noneho ugafata imyanzuro ahubwo ibyo impamvu ibyo nari mbivuze nuko we yampamagaye abimbwira ati uyu munsi twateranye na mushiti wawe mpita numva ndishimye ndavuga nti icyo twakoze cyiza wenda sinzi mbaza ibyo ushaka kumbaza ndumva hari ibintu ushaka kumbaza kuri uwo wenda ntari kumva neza ndashaka kukubaza mbere yuko ejo bundi Claude hanura yarasanzwe ari inshuti yawe
nagusobanuriye ngo wumvise kuba uri inshuti yanjye cyangwa kuba tuziranye ntabwo bimbuza gukora ibiri mu nshingano zanjye. Ibyo nibyo nashakaga. Ntabwo bishobora kuba ubushuti bwanjye se bwica umurimo w'Imana. Ngo Claude yari inshuti yawe umugore wanjye twabyaranye wumvise iyo nagurutse ninje mu bintu by'umurimo w'Imana ndamubwira ngo ubu sheri shushu ni mu rugo, umurimo w'Imana ni mu murimo w'Imana. Kuba rero tuziranye ntabwo yivuga kwica umurimo w'Imana. Naho ibyo kuvuga ngo yari inshuti, ubushuti bwo ibyo mwita ubushuti ntabwo ari bwo bushuti. Reka turebe dusubire inyuma turebeho gato ku buhanuzi bwa Claude. Ese buriya buhanuzi butasohoye ari wowe wabuhawe wari kubutanga? Ngo ari we wari wabuhawe buriya buhanuzi Claude yatanze? Imana impaye ibisohora nabivuga. Hanyuma Imana ntitanga ibidasohora. Ari ibisohora bivuye ku Uwiteka nabivuga. Nabivuga. Amagambo yabuherekeje, amagambo yavugishije abuherekeza arimo imvugo bamwe bise izo bapagani zo gushinga akabari n'amaroji. Ibyo simbitindaho. Naramucyashye. Yego. Ku binyamakuru bitandukanye. Nawe yaragucyashye. Noya. Umbise. Naracyahaye. Ya ntabwo yanyashye. Ahubwo nyuma y'ibyo navuze. Sibyo? Ndarindiriye kumva ibyo avuga. Yewe naramucyashye. Namubwiye ibintu agomba kureka. Mubwira n'ibyo agomba kubahiriza. Sibyo? Ntabwo muvugaho byinshi rero. Nibyo simbisubiraho ibyo yavuze. Namuhaye umurongo agomba kugendera. Ari ibintu byinshi wamuvuzeho. Ariko nawe hari uburyo hari ikiganiro yakoreye kuri Big Town yagikoranye na Bakti avuga ko wowe utari umuhanuzi. Avuga ko ari we muhanuzi mpuzamahanga. Ntacyo. Nyine urabyemera ko nawe ari wewe? Ni umuhanuzi mpuzamahanga. Ntacyo. Sibyo? Hanyuma jewe sindi umuhanuzi. Ibyo urabyemera ibyo yavuze n'ukuri? Ni umunyembaraga. Jewe ndi umunyantege nke. Ariko birabanga ushaka kuba umunyembaraga. Kuba ukomeye abanza hinduka woroheje. We ni umuhanuzi, je sindi umuhanuzi. Ni umunyembaraga, je sindi umunyembaraga. Ariko uhagaze yirinda tagwa. Uhagaze yirinda tagwa. Impamvu yo kugutumira muri iki kiganiro nanayigezeho ni ikiganiro wakoze nyine mugani uvuga ati naramucyahaga. Ariko ari bamwe bavuze ko harimo amagambo yo guhonyora cyane. Mugani we yandirimbo yatewe uti kubita utababarira, wakubise utababarira. Yewe naramucyashye kiriya ni igice cya mbere cyo kumucyaha. Ndarindiriye ko ajya ku murongo. Atajya ku murongo akagaruka. Hanyuma ahubwo nkagaruka kumuhana. Ku gice cya kabiri hari ugucyaha. Sibyo? Umuntu akumva ko wamucyashye. Sibyo? Hanyuma iyo atumvise ko agucyaha aragaruka akongera gukora ibyo wamubujije. Yongeye gukora ibyo wamubujije rero ntumucyaha uramuhana. Bro waramucyashye? Naramucyashye. Ariko kumucyaha rero iyo ucyaha amagambo nk'ari kasesereza inde kuvuga ko mu biganiro byose yakoze hit yariye nta naka YouTube yakuyemo. Ubwira ukomeye. Wumvise? Ubwira ukomeye umubwira bikomeye. Iyo ubwira ukomeye umubwira ubikomeye. Ntabwo gucyaha Claude ari ugucyaha Sam. Nani we kumubwira ngo rekera ha ari undi muntu wabibwira. Namubwiye ibikomeye kuko akomeye kandi kugira ngo yumve yuko nanjye mfite ibikomeye. Bityo uramutinya nimba wumva ko akomeye. Uramutinya? Namutinya se ubona hari umuntu utamutinya. Ntandusha kuvuga. Andusha kuvuga niyo mpamvu mutinya. Yari n'ubuhanuzi bwawe warabwakiriye? Ariko nubwo naba mutinya naramucyashye. Kandi wumvise ndarindiye kureba ko yumva ibyo namubujije. Hanyuma rero niyumva ibyo namubujije amahoro. Hari ubuhanuzi yaguhanuriye? Inde? Claude warabwumvise? Byakunda. Yavuze ko utazageza mu kwezi kwa 7 televiziyo yawe iri gukorera hariya. Ntabwo byakunda. Ibyo ni ntabwo ibyo twakwirirwa tubisengera cyane cyane kuko tuzi twabonye ko ari umuhanuzi.
none twabonye ibyo yahanuye kuko igihe yavuze ntikiragira bisohoye byagenda ibyo ntabwo dukeneye kubivugaho cyane ntabwo dukeneye kubivugaho cyane aho nkorera se azi mpakorera gute azi ko inzu ari iyanjye azi ko inzu ariyo nkodesha azi nyir'inzu azi hishyuye imyaka ingahe azi hakorerwa gute Imana yaramutumye nk'uko isanzwe imutumye ibyo ntabwo tukeneye kubimenya ibyo si ubuhanuzi kuhanura iriya nzu uzareka kuyikoreramo none se ubundi nshaka sinareka kuyikoreramo ukajya gukorera ahandi hakorera ahandi ibyo ntabwo ari ubuhanuzi ni bya bindi tuvuga ubu ndamutse mvuze ngo ikimenyetso ntanze ngo ndahanuye uno munsi nawe yambaye umupira w'umukara ngo ikimenyetso ntanze nuko sameje azaza yambaye umupira w'umweru icyo ntabwo ari ubuhanuzi ibyo twita ubuhanuzi si bwo buhanuzi abantu ntibakihutire guhanura ngo bashyire amatariki bashyireho amazina n'ibitari ngombwa kandi birinde kubeshyera Imana kuko nubeshyera Imana nugera hejuru nicyo yavuze ngo ningeza mu kwa karindwi kiba gifite aho cyanditse iyo kitabaye umvise yego uba wishe izina ryawe apote tubihuze n'ubukene n'inzara wavugaga buriya buhanuzi bwa Claude aho ntago yari ari gushaka yishakira amaronko avuga ati nibitabyara ikimasa birabyara inyana wenda nibiza guhura ndagira uburyo nongera kwibonera amaramuko umuhanuzi ntabwo ngo birabyara inka birabyara inyana kuko ibyo avuga agomba kuba ahagaze ko ari ukuri ko ari ukuri ko ari ukuri ibyo rero bagiye kuvuga ngo reka nkubitemo n'ibikunda ndahitinga ntabwo umuntu ahanura ashaka hiti ahanura atanga message Imana yamuhaye kandi umuhanuzi wese agomba kugira urukundo n'imbabazi ese ugira umuhanuzi ugira umuntu ujye guhanurira ugira umuntu ujye guhanurira abahanuzi ndabazi nyeneye umuhanuzi nzaho mukuru cyangwa nkihanurira cyangwa umuhanuzi ntamubonye nkasoma Bibiliya nkumva icyo Bibiliya imbwira kuko niyo muhanuzi utavangira abahanuzi bose baravangirwa dufite umuhanuzi utaravangirwa yitwa Bibiliya yera amagambo kuva bitanye ku bintu byayishuwe ni igitabo cy'ubuhanuzi ibi bintu ko abantu benshi bari kuvuga ngo wenda ubwo ubuhanuzi bwa Pastor Claude bwanze butari gukunda n'ibiki bamwe bagiye bavuga ati nigendere yisangire Salongo bagiye kwikorera bawe abavuzi gakondo cyangwa se yibera umupfumu nawe wamwoherezayo yagiye ntabwo nakumwohereza kuba umupfumu namwohereza gusenga kuko ashaka kuba umuhanuzi Imana ikamuha ubuhanuzi sibyo iyo ushaka kuba umuhanuzi wumvise ujya gusenga Imana ikaguha ubuhanuzi iyo ushaka kumenyekana wegera Imana ukicisha bugufi ukareka kwimenyekanisha Imana ikaguhindura umenyekana namubwira ngo nafata ibihe byo gusenga azaba umuhanuzi noneho twemere kandi azaba umuhanuzi utemeza abantu ahubwo uhanura ufite n'urukundo ntabwo rero namubwira ngo najye gukorana na Salongo twaba turi guhomba mu bwami amafaranga se kuba amafaranga ntabwo ari mu guhanura amafaranga ari mu gukura amaboko mu mifuka ugakora ayidigira iminidigi ntabwo ari mu guhanura araho kandi nabwo mu guhanura naho wumvise nta mafaranga ufite yavuye ku buhanuzi inde mu mafaranga ufite nta yavuye ku buhanuzi ayo mfite yose niho yavuye niho yavuye none kuri kohereza abantu gukora havuye make hanyuma havuye make havuye igishoro ntabwo wamenya aho igishoro cyavuye sibyo ahavuye igishoro nagerageje cyabonetse kugikoresha neza kuko nzi neza ko iryo remba Imana ifunguye ritazaguma rifunguye ega hari amahirwe Imana iduha tukayapfusha ubusa hari nayiduha tukayakoresha neza niyo mpamvu wavuze ati kuki wahitinze ukakira amaturo ukabura gushingamo n'akayuto ntabwo mbizi wenda yashinze ibindi wanasanga yarashinze ibindi je ibyo navuze byose nabivuze kubera ko numvaga mbabaye nta kintu mfite ishaka unuvuga abivugishijwe n'umujinya oya sinabivugishijwe n'umujinya umujinya ntumvugisha ibyo batavuga nabivuze nabiteguye iyo umuntu ababaye ariko nabivuze nabiteguye wari wabiteguye n'ubu wabisubiramo wo gucyaha no guhana no gucyaha no guhana kandi ndi no kuvuga ko ari igice cya mbere navuze niba yarumvise uko namucyashye sibyo namucyashye ibyo navuze birahagije ntatabyumva arakongera gukora biriya noneho ntabwo ndavuga nzaza kuvuga
ni ukuvuga ngo uri gutegura igice cya kabiri. oya nta gice ndi gutegura cyo kuvuga Claude wumvise ahubwo nkeneye gushima ko ibyo namubujije yabiretse cyangwa nkeneye kubona ko ari umushizi w'isoni yongeye gukora nka biriya ndetse no kunyubahuka kandi biri mutegeka kubaha abamubanjirije mu murimo. Kubaha abakuru nawe ufite abantu wubaha ejo nk'urugero umusibe ejo nagiye gusangira barantumiye muri za unitepu bati aposo Gitwaza hari abasaza hari abashumba akeneye gusangira nabo nahise natsi imodoka ndirukanka ndagenda ubwo se urumva atari uza akazi nari mfite nahagaritse akazi burambwira ati intumwa yakubanjirije muri iyo nshingano irashaka gusangira n'abashumba nagiye niruka njyayo ubwo se urumva ntubaha nawe Gitwaza uramwemera hari ibyo umwigiraho inde Gitwaza si kimwe si bibiri si bitatu si bine ni byinshi noneho rero nkuko nta mwubahuka wari bwigere umva nta mwubahutse ni nako rero Claude nawe atagomba kunyubahuka ariko hari abo wubahuka inde nka Claude nka Claude kandi ni pastor Claude mfite mu nshingano kumucyaka no kumwigisha no kumukunda no kumuhugura ntabwo bibiri imwemerera kuza kuri YouTube avuge Joseph kuko genda amvuge nukubahuka gukomeye afite n'amakosa yanjye yaza kanyegeye iki kiganiro we rero kandi wiyuka ibintu navuze kuri Claude nabivuze kuko yakoze ikosa sibyo yakoze ikosa rigaragarira society yose risenya abapastoro risenya abashumba risenya ubuhanuzi twese tukirwaho umugayo n'igitutsi nawe byakugezeho ingaruka si byakuze biriya bigize ingaruka ku muhanuzi wese n'undi muntu wese usenga Imana hanyuma kabiri wumvise ibyo ngibyo amaze kubikora aho yavuze ati ibyo nkoze si byiza wumvise reka njye gusenga ahubwo aza kuri YouTube afite fiyeri yo kubivuga nyuma rero ngerageje no kuvuga ntavuze byinshi aranyataka nanabwira ngo Claude ngo tubiziranye ibyo dupfa nta bintu mfa na Claude ntitubana Claude ntitwiriranwa Claude ntidusangira ntituvuka hamwe twese twamenyanye muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo ubuhanuzi bwa Claude bwahagaritse amaturo ku bandi bahanuzi nabwo mbizi by'amaturo menya ay'urusengero nyoboye n'ay'abakristo bampa amaturo aracyari kuza nkuko bisanzwe no jewe menya amaturo y'abakristo nyoboye nkamenya n'abandi bantu b'abakristo banyemera bari mu bihugu bitandukanye bampa amaturo nta kintu ubuhanuzi bwa Claude bwahungabanyijeho ngo nta kintu ubuhanuzi bwa Claude bwahungabanyije simbizi ibyo ni wenda byahungabanya abandi ntabwo ibyo byahungabanya urwego wubatse urumva ko ruracyakomeye oya nge nariyubatse Samu maze imyaka myinshi abantu bama amaturo nanabwire n'abandi bavuzana amaudio ngo bampaye amaturo nanjye ndamufite ibyo simbizi ndamufite wambwiye ko yaguhaye ituro ibyo simbizi wakeneye umugabo none se ntatama ituro ararihana wakeneye umugabo ariko amaso yaheze mu kirere ntatama ituro ararihana ahubwo ikimenyetso akeneye umugabo nawe ukeneye umugore kandi message yayikoherereje ubwo se urumva ahubwo ibimenyetso atatangiye kubibona fatiraho uri umusore hari umuntu wakoherereje nahanuriye ko akeneye umugabo yanakohereje message none se wabuze iki niba hari umuntu ukeneye kurongorwa nawe ukeneye kurongora nimugende mu bisengere mwumve ko Imana ahubwo mpanurira mbwira nkomeze ntabwo mbizi ubuhanuzi bwawe bwo gukomeza nabuguha ku ruhande ntabwo nabuguha kuri kamera ibyo Imana ntiyabimbwiye ariko kubera iki musigaye mutinya guhanura kuri kamera uramutse uvuze uti abantu bahaye ituro Joseph umuntu yajya hariya ngo yampaye 3,000 wumvise undi agahita akubwira ati cecekaho ati je namuhaye 10,000 ati kandi nzamwongera nandi uramutse uvuze ngo wampaye 500 undi yakubwira ati ahubwo wumvise mpa nomero ntanga ituro Joseph ndamwemera kuko izi YouTube zitaraza abantu bampaye YouTube itaraza abantu bampaye ituro mu minsi 3 mitangura urupangu ku muhiba kandi ngo baguha ituro remereye n'ubusanzwe wowe none iyo nyine iyo ukora ibiremereye wumvise uyobora n'abakristo baremereye bakaguha n'amaturo aremereye amaturo bayaguha byasohoye cyangwa bagitegereje ntabwo mbizi icyo nyene nuko itorero ritekana n'abakristo bagatekana ituro ryo
buriya rero je sineye nk'abandi Samu nutanze ituro ntabwo nirirwa muhamagara ngo waraye he wiriwe ritange waritanze cyangwa ugihorere sibyo uritanganya umutima ukunda jewe nta muntu ntura amaturo sibyo amaturo bayatura Imana bakayama kubwo gushyigikira umuhamagaro undimo nta nubu yasaba batura ku mutima wawe kuyasaba ndayasaba pastor udasaba amafaranga aba yarayobye aba yari umukene atayafite kandi umukene watanze uduceri tubiri Yesu yaravuze ngo ibyo utanzwe biranditse ntabwo amaturo ari ay'abakene n'abakire baje batura n'abakene baje batura nuko yaba ari umukene afite kandi yumvisha abandi bagutura ibihumbi 2 by'idolari yifitiye wena nk'igihumbi nta mubare w'amaturo nta mubare w'amaturo ntujye uza muri biro yanjye wasanze hari ibiciro bihari wasanze hari abakene n'abakire baje ngo mbakire nta biciro nta tarifi hari ibiciro twakira umuntu wari we wese cyakora Imana ishaka kuduhishura umuntu tukamubwira ngo tanga ituro akaritanga atanaritanze nabwo wumvise nta bifi bahagati nuwaritanze nawe wumvise ntagire nkuko nawajya kunyishyuza ngo yampaye amaturo wumvise kuko nta fagitire ntanga nta na TVA ibaho mu maturo yatanze ituro yabyemeye niyo mpamvu nta n'ingaribaho oya ntabwo je nasubiza amaturo wumvise ntabwo nasubiza amaturo ubwo nsubiza amaturo byaba ari ugusiba imirongo yanditse muri Bibiliya wama amaturo se nk'ayagusubiza oya ntabwo icyo gihe naba ntazi ibyo ndimo kandi genda umushumbuzi kimwe mu bintu ngukundira nukuvugisha ukuri oya nta muntu ngo umuntu yamaye ituro ngo arashakuje ndarimuha nashaka aje kuri YouTube 50 ntabwo namuha wumvise nisi audio birirwa bohereza abazihore none se ubwo yayohereza nkamusubiza ituro nkafata telefone yanjye nkakanda nkamusubiza ituro ndi pastor yararitanze hari ibintu byamuteye gutanga ituro sibyo yatanze ituro ashyigikira umurimo w'Imana kandi genda umukozi w'Imana yatanze ituro ashyigikira ibikorwa ndi gukora kandi ibyo ndi gukora byahaye akazi Abanyarwanda wumvise bizanakaba ngo noneho ngo uravuze ngo ndikaguma ituro reka niba kajya bitesha umutwe bimarira umwanya sibyo ahubwo hari umuntu wabonye umuntu yavuze ibintu nk'ibyo ahita ambwira ati Joseph atahubwo mpa nomero yawe nguha ituro iyo yabivuze kuri abampa amaturo rega ubure twabonwa no gusiga Samu tandukanye umuntu wasizwe wumvise n'umuntu wisize ushaka gukora ibihari ukandika commentaire ukantuka ariko makaza ati Joseph Fatimana ishimwe ndakubonye ayo ni amavuta ntabwo abantu bose bazajya kuri YouTube bazabona amafaranga kandi jewe ntabwo mba nicaye mu mwuka wo gucuruza hano ncuruza muri ka business kuri Yongwe TV aha mba ndi gutanga murare mba ndi kubwiriza ubutumwa nsobanura ibintu nkomeza social media ubona za YouTube zidashobora kugukamura amavuta wari ufite mbere Aptr Yongwe abantu bakaba bari bamuzi kera harabo wanuriye kujya muri Amerika harabo wanuye gukora kubaka amaetaje harabo hanuriye ubukwe hari n'abajya bambwira hari n'abaza bakampa inama ngo YouTube nzireke reka mbabwire ko ntazo nzareka sibyo kubera ko bashaka kubona ko zikamuraho y'amavuta ndareka amavuta amenwa nuko mvuze amavuta amenwa no gusambana sinsambana amavuta amenwa no kunywa inzoga na bwa buji bubira nk'inzoga sinjyabunywa birirwa bagotomera amavuta amenwa y'abashumba amenwa n'ibicupa bagira ku misego yabo banywa je ntabyo ngira baguye amavuta amenwa wumvise no kwirirwa abantu babwiriza ubutumwa bashishikariza abantu gukora za divorce no gusenya ingo je umugore wanjye tuzabana iteka amavuta amenwa nuko naje nkavuga ibi bintu twatangiye tuvuga kuri YouTube tudafite aho duca turavuga turiyubaka dushinga ibyo gukora tureke kuvuga ubu ndi kuvuga hari abantu baza kumva bafashwe bakiri ndi kuvuga Samu hari idolari riza kugwaho wumvise avuga ati ku nkwano havuyeho amafaranga ya naye amwe ndayabonye ndi kuvuga hari abantu babuze Joseph baza kuba bari impande n'abandi bati Joseph kandi wabibwiye abantu kuzantangira inkwano none se kubisubira ibyo ntabwo mbisenge kugushyigikira mu bukwe ntabwo ngusenge wowe uravuga neza naba nomboye ntiwishingire naba nomboye nawe ukahaca neza singushyigikire ngomba kugushyigikira kuko imbuto zanjye ndazinyanyanya ariko ngushigikiza iki mu by'Imana yamaye no muri wa mugisha abantu bama rero ntabwo ndi pastor wakana ko abantu batampa amaturo bama amaturo ahubwo icyo mpakana
umuntu wese yavuga nubwo yavuga amagambo 800 ngo ndamusubiza amaturo yatuye Imana ibyo ntibibaho. Turebe Yongwe wa kera muri Aptr hariya mu mujyi amavuta Yongwe yari afite icyo gihe. Turebe na Yongwe wubu ujya kuri televiziyo akabwiriza akaba n'umuntu akijya mu rusengero akabwiriza akaza no kuri YouTube akabwiriza. Nuwe Yongwe Imana ikoresha Yongwe wa kera yagomba kuba Yongwe wubu iterambere riramuhindura. Yongwe wa kera yagomba kuba Yongwe wuyu ariko Yongwe wubu ntabwo yaba Yongwe wa kera kubera ko Yongwe wa kera yagomba kuba Yongwe wubu ariko Yongwe wubu nta nubwo yakwifuza kuba Yongwe wa kera. Nyiri umwana nakoraga nk'umwana maze gukura ntangiye gukora nk'umuntu mukuru. Mvuga ngo kera ntiwakaga amaturo none ugura inde wamenye ubwenge. Jewe uwambwirije ubutumwa yarambwiye ngo kirazira kubwiriza abakristo bagasohoka badatuye. Ntakaga amaturo ko nayakaga cyane. Nyarugenge se none se ntakaga amaturo none se waba utaka amaturo ahubwo bakaguha uruhimbi. Waba utaka amaturo bakaguha uruhimbi. Waba uri pastoro ukayobora amateraniro ukibagirwa guturisha ejo revera pastora hari akakwemera ahubwo baguhagarika bagushimye ko kiragihe wabwirizaga abarokore gusaba muri Aptr none se ubwiriza n'abapagani abantu bose urababwira inde none ibyo nyine mbwiriza bose none se siyo mpamvu nyine ubonda mba nashyizemo karuvati kugira ngo umukira mbone nk'umukire umucuruza mbone nk'umucuruzi umushoferi mbone nk'umushoferi. Niyo mpamvu ahubwo amavuta ashaka kuba yara bayapimisha iki amavuta bayapimisha iki ayo uvuga yashize nayaye amavuta bayapimisha iki bayapimira ibyo hanuye bigasohora mva uwagize amavuta bitangaza Imana iri kugukoresha. Amavuta ntabwo bayapimisha amagambo nta nubwo bayapimira ku rukiko bagiye guhanura nta nubwo bayapimisha mu rusengero nta nubwo bayapimisha muri stade nta nubwo bayapimisha kuri YouTube. Tukomeje gukubita umuvandimwe tugendane nta nubwo yapimira kuri YouTube nta nubwo yapimira kuri televiziyo haraho bapimira amavuta. Ubu rero twabuzamarwa no gusigwa. Urambwira ngo ufite amavuta y'ibitangaza ufite amavuta y'ibitangaza inkweto ziyora amazi mu muhanda. Urambwira ngo ufite amavuta yo kuzura abapfuye igihe cyo gutabarwa kiba kitagera. Ntabwo ari uko bigenda je ntabwo ari byo nizeye. Ntabwo abantu bose bazatabarirwa. Wumvise yampaye imirimo n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ubwo itimanye umwana wawe ikamutanga ku bwacu niki tuzayikenana. Iyo wamenye Imana neza ntukena iyo wamenye Imana neza ntukena. Sibyo amavuta nagukura wumvise mu buretwa bwa Satani akaguha umudendezo. Amavuta nagukura mu bukene akaguhindura umukire. Amavuta natuma ugaburira nyoko naso ubuzima bugahinduka. Amavuta natuma abagusuzuguraga bakubaha amavuta wumvise amavuta rero ntabwo araho bayipimira ntabwo yapimira ku ndaya ntabwo yapimira kuki amavuta ubwayo arivuga. Fita amavuta kurura rero kuko naha nicaye naje nje kuvugana nawe ndabona kamera zibaye nyinshi harizo nararitse tura amavuta rero arahari akuruye za kamera nyinshi. Amavuta nayahe rero amavuta nakurura abo bantu bose uri kuvuga bakavuga ati reka twikonegite kuri Yongwe tumushyigikire. Amavuta rero nagira gute nashobora kuba nahagaranga cyaha abishe gahunda mu nzu y'umurimo w'Imana ayo na amavuta. Naho rero niba amavuta uzayemera nasuye kuyobora icyumba cy'amasengesho cyangwa ndi kubwiriza muri tagisi ku muhanda najyaga ntegi ya Nyamirambi ya Kicukiro ya Remera hose nzenguruka none se ubu ngiye kubwiriza mu muhanda nicara muri studio y'Abanyarwanda bose bakambona. Amavuta yarahari ahubwo twahinduye uburyo bwo kuyakoresha. Ariko utanacunze neza hari uburyo bwinshi bwo kuyatwara. Ninde hari uburyo bwinshi bwo kuyajyana. Bwaba ari ubuhese amafaranga mbere na mbere yo gucuruza twebwe turabakozi b'Imana. Ntabwo amavuta yagiye twaburaye ntiyagiye twambaye ubusa badusora mu tuzu twa 7 aragenda dufite aho kuba n'ibyo turya. Ahubwo ubu niho dufite amavuta ashobora guhemba samu neza ku kwezi wumvise agakemura ibibazo by'umuryango. Ubu nibwo dufite amavuta ashobora gutuma dukorera Imana tudafite agahinda tudacuna ingoni. Muzabibona muzabimenya muzabyamamaza mu minsi imbere natangiye ibiterane gukira ni nonaha. Kansoreze kuri iki kintu ni iki ikintu wari gukora umukozi w'Imana mugenzi wawe
ukimara kubona biriya bintu bimubayeho wigeze basi umuhamagara? Naramuhamagaye nawe yarabyivugiye kuri telefone. Namuhamagaye mwohereza message ndamubwira ngo ibyo wakoze ntabwo ari byo, ntuze kuza nkugurire kofi tuganire, numva ashaka kumuhugura no kumugaza. Aho yumvise ibyo mubwiye nibwo yahise akora icyo kiganiro vuba kuri Big Town, avuga ko namurusha guhanura, avuga bya bindi byose yavuze n'ibindi. Hanyuma yerekana na audio ngo abantu bamwoherereje. Ibyo rero ntabwo ibyo byararangiye, sibyo? Icyo twifuza tubwira n'abantu, ntabwo azajya gucuruza rogi, nta nubwo azajya gucuruza akabari. Umvise twaramucyashye mu minsi iri imbere, rero turamutegura. Wumvise ndabizi ko nawe ari kwiyubaka, niyubake rero, niyubake. Nyuma y'ikiganiro cyawe n'amagambo ye nyine akora ikiganiro, nawe ejo bundi ugaruka uvunira mu mavi. Ntabwo navuniye mu mavi, ntabwo mvunana, ntabwo mvunana. Oya sinakubisa ababaza, je naracyashye, sibyo? Kandi gucyaha iyo ucyahura akaje, kandi nagomba kuvuga ibikomeye kuko uwo nabwiraga nawe yarakomeye, kuko nabaze kuvuga ibikomeye. Nyuma y'ibyo bintu byose hari ye gahunda ufite yo kugira ngo umurimo w'Imana? Impamvu nakoze biriya ni ukugira ngo mwereke yuko, humvise, mwereke yuko agomba kwikosora. Niyikosora rero turamufasha kugera ku rugero twifuza kwageraho, kandi turamufasha dufite umutima wa Kristo wo kumusengera no kumwegera. Icyo dukeneye kureba nuko inama tumuha nabagabanyije ibisobanuro n'ibindi, afata ibihe byo gusenga. Nanjye ubwanjye wumvise ko ibiganiro navuze bitandukanye n'icyo nakoze. Okay, ni byiza cyane. Dusoza uwo ni Claude. Abandi bantu abakristo b'abantu bakurikira ibiganiro byanyu kuri YouTube, b'abakristo b'abantu ushaka kuguhamagara akabwira ati nsengera mukozi w'Imana, bahungabanye, abo bo bafite nta n'ikigomba kubahungabanya. Buri muntu wese kuri social media bafite uko bamufata. Umvise, bafite uko bamufata. Niba rero barahungabanye nta giku kuba umuntu yahanura ibintu ntibisohore. Ega kuba yarahanuye ibintu ntibisohore nta gitangaza kibirimo, ahubwo amagambo yaherekeje ubuhanuzi niyo atarabaye meza, niyo abantu bose batinzeho, sibyo? Kuba umuntu yahanura ntibisohore itsoke, ibyo ngibyo nyine wabidefanda, ariko ntabwo wadefanda ya magambo yakurikiye bwa buhanuzi, niyo adashoboye kudefanda. Nanjye reka mbwira ababyumvise bamukunda, ntabwo azacuruza akabari, nta nubwo azacuruza rogi, sibyo? Ariko niyiyubaka, afata amasengesho, agaruke asaba Imana kuzamuka mu mavuta, azahanure. Ikindi nareke kwataka abamubanjirije mu murimo no kwisobanura. Ega abayigihe umuntu nese mu minsi ishize sinamaze igihe mwarambuze muri social media, narindi mu masengesho, nafata ibihe byo gusenga. Ikindi ndumva ari ibyo, nibyo ngibyo. Okay, abantu bawe abashaka kuza gusenga ni kuwa gatatu hano kure Ararume Center tugira amateraniro kuwa gatatu. Na amateraniro tugira yo gusenga, bamwe mbwira ngo ayidigire imini digi gukira nino nakuhoka nino nabizera ibyo mvuga kugira ngo baze mbashye. Ararume ni Kagugu ku bantu bakurikiye hafi na Kiliziya, uzamutse hafi na Kiliziya, n'ahantu hazwi cyane biroroshye. Ni ikigo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.